please ibi bintu iyo tugiye gutangira kubikora hari ikintu nshaka kubasaba. Mu by'ukuri ibi bintu biragoranye kandi ni n'ibintu abantu tugomba kubanza kwitondera. Mbere rero yuko tugiye gukora iyi experiment, ndagusaba ko nibuze twambara ubwirinzi, protection, hari amaga. Ni byiza ko ibiganza byawe bigomba kuba bitwikirijwe cyangwa se biri protected by glove. Ikindi nuko iyi experiment tugomba kuyikorera hanze y'umuriro. Nta mpamvu yo kwegereza experiment ugiye gukora umuriro, ushobora kwisanga byateje fire. Ikindi nsaba abantu ko nta mpamvu yo gufata produit chimique ngo uyishyire ku rurimi ngo urimo uratestinga, urimo uraguta ngo wumve uko bimeze. Oya, ntabwo ari byo. Ushobora kwisanga ururimi rwatobotse, rwacitse, cyangwa se ugasanga bigukorujemo ikindi kibazo. Ikindi nababwiraga ni uko tugomba gukipinga abana hanze ya experiment. Nta mpamvu n'imwe yuko dukora experiment abana bahari. Umwana ntuzi ushobora kurangara gato ugasanga umwana abishyize ku rurimi cyangwa se ku munwa, ugasanga bikugizeho ingaruka. Ibi byose rero ni amabwiriza asabwa kugira ngo ibi bintu tubashe kubigendamo neza. Murakoze. Kubaha ikaze rero inshuti zanjye dukundana cyane, haba mu Rwanda no hanze y'u Rwanda, abanyumva kandi munkurikirana kuri kamera zanjye za Bobo Relax TV. Ni Bobo rero nk'uko musanzwe munzi, mwarimu wanyu ubitaho buri munsi, ubafasha kugira ngo nibuze ubuzima bwanyu buhinduke, imibereho, twihangira imirimo. Kuko mubizi rero ngewe nsanzwe mbafasha gukora amoko y'isabune atandukanye. Uyu munsi rero nabazaniye iki? Tugiye kwiga isabune nibuze ushobora gukoresha mu rugo mu minota nibuze 5, kandi ndizera ko uraza kwishima, uraza kunyurwa, uraza kumva wungutse byinshi cyane. Kuko rero mubibona tugiye gutangira twiga isabune y'amazi kuri kamera zacu za Bobo Relax TV. Mu by'ukuri ngusaba wenda kudushyigikira ukora like, share, subscribe, unampa comment in box kugira ngo nibuze turebe ikindi kintu mukeneye twabagezaho kugira ngo ubuzima bwanyu buhinduke. Reka rero wenda dutangire mbereka uburyo dushobora gukora isabune y'amazi mu buryo bwihuse. Hano rero nk'uko mubibona, murabona ko tugiye gutangira cyangwa se dukora isabune y'amazi nibuze twifashishije litiro 5 z'amazi. Litiro 5 z'amazi. Ariko rero ahangaha nk'uko mubibona ngiye kubanza kubereka ese ni ibihe bikoresho tuzakoresha, produit chimique tuzakoresha n'izihe. Kuko mubibona rero kuri screen yanyu dufiteho CMC, carboxylic methyl cellulose, sulfonic acid murayibona nayo, caustic soda, formalin, foaming booster na ungaro. Izi ni produit chimique tugomba kwifashisha. Usibye izi ngizi mberetse, hari n'izindi dushobora kwifashisha. Ushobora kwifashisha kara, parfum, soda ash. Mu by'ukuri izi ngizi ni zimwe muri produit chimique tuzakenera tugiye gukora isabune yacu y'amazi. Noneho rero hari ikindi tutagomba kwiyibagiza. Kugira ngo iyi sabune y'amazi ikorwe tuzakenera quantité cyangwa se ingano y'ibyo tuzakoresha. CMC murabona ko dushobora gukoresha ibiyiko 2 bya CMC, ibiyiko 2 bya caustic soda, ibiyiko 3 bya soda ash, ibi 1/4 cya litiro cya sulfonic acid na 1/4 cya ungaro, kugira ngo tubashe kwikorera isabune yacu y'amazi dukoresheje ibi bipimo. Si ibyo gusa, quantité zirakomeje. Dushobora gukoresha formalin nayo dukoresheje nibuze udukava 2, tugakoresha udukava 2 twa foaming, tugakoresha parfum. Ariko ahangaha parfum dushyiramo iyo dushaka bitewe n'ingano cyangwa se n'urugero rwaho iyo sabune turi buze gukora iraza kuba nibuze igerereye. Ikindi tuzakenera na kara nayo ushyiramo gake gashoboka kugira ngo bitaza kuba byinshi cyane ugasanga birarenze. Mu by'ukuri ibi ni ibijyanye na quantity. Next rero tugiye gukora icyungugu.
tugiye noneho kureba process cyangwa se uburyo mu by'ukuri iyi sabune yacu ishobora gukorwamo cyangwa se soap manufacturing. Nk'uko mubibona kuri screen ya ekara yanyu, ahangaha dufite step menshi. Step ya mbere rero, tudisolvinga cyangwa se tuvanga CMC mu mazi. Nibuze biba byiza ko iyi CMC ikorwa nibuze before 1 day cyangwa se mbere y'umunsi, kugira ngo CMC ibanze ikonje cyangwa se itungane neza. Mu gihe rero twabikoze kuri step ya mbere, turamixinga kugira ngo CMC ibashe kwivanga n'amazi. Step ya kabiri rero, step ya kabiri nayo tuzadisolvinga caustic soda mu mazi. Iyi caustic soda nayo kuko igira uburemere cyangwa se ari mbi muri solution, bisaba ko tuyivanga mbere y'igihe kugira ngo ibanze ihore kuko ibishyuha cyane. Ubwo rero nabyo bisaba ko tugira tubanza kuyivanga kugira ngo ibashe ize kuvangwa no mu yandi masolution ariko yabanje guhora. Iyo rero ni caustic soda, nabyo nibuze bidusaba nibuze kuyikora before cyangwa se mbere y'iminota ingahe 30. Step ya gatatu, tuza mixinga step ya mbere na step ya kabiri biri kumwe hamwe. Nuvuga ngo step ya mbere n'iya kabiri tuzabihuriza mu kintu kimwe. Step ya mbere mwumvishe ko ari CMC tuzashyira mu mazi ku kigero kuri ya quantity navuze haruguru, noneho rero tukayimixinga n'ibiri muri step ya kabiri. Step ya kabiri mwibuke ko naho tuzadisolvinga caustic soda. Noneho rero step ya gatatu ariyo navugaga, tuzafata ibyo muri step ya mbere n'ibyo muri step ya kabiri tumixinge hamwe kugira ngo tubone solution imwe. Noneho hano ikintu utagomba kwibagirwa nuko buri gihe tugomba kumixinga ibyo twakoze, ni itegeko. Step ya kane rero, tuzadisolvinga soda ash mu mazi nayo ku kigero cya kindi twavuze haruguru. Noneho dushakinge kugira ngo ibintu byacu bibashe kugenda neza. Igikurikiyeho rero, tugiye kureba uburyo nabwo izi step zikurikirana. Nk'ubu mu by'ukuri ahangaha nk'uko mubibona tugeze kuri step ya kangahe, ya gatanu. Step ya gatanu tuzamixinga ibyo kuri step ya kane tubishyire muri step ya gatatu, nabwo twongere tugire stirring cyangwa se dushaking solution yacu. Step ya gatandatu tuzafata ungaro n'amazi n'umunyu, nabyo tubivangire hamwe ku gipimo twavuze haruguru kugira ngo dukore isabune yacu y'amazi ku buryo bworoshye kandi butavunanye. Step ya karindwi, tuzamixinga sulfonic acid mu mazi kuri ya quantity twavuze haruguru kugira ngo iyi sabune twifuza tubashe kuyibona kandi mu by'ukuri iraboneka. Step ya munani, tuzamixinga ibyo muri step ya gatandatu n'ibyo muri step ya karindwi kugira ngo nibuze solution yacu ibashe kugenda neza. Step rero ya cyenda, tuba dufite kara hafi aho ngaho tuzayikoresha. Nitumara kuyikoresha tuyishyiremo, twongeremo na parufe. Ubwo ni kuri step ya 10. Step ya 11 twongeremo foaming booster cyangwa se booster kugira ngo ibashe kudufasha. Step ya 12 rero tuzongeramo formalin. Formalin nayo murayizi, ni produit chimique tutabura kwifashisha. Subiye inyuma gatoya, nashaka kubabwira ese mwaba muzi akamaro ka CMC. CMC iyi ngiyi ifasha gukura imyanda cyangwa se stain, ibintu by'ibitera cyangwa se gukura imyanda mu myambaro cyangwa se bya bindi tugiye kugira ngo tubashe gusukura. CMC kandi ituma isabune ibasha gukomera. Ahangaha iyi caustic soda nayo ni base ariko mbi cyane, tugomba kwitondera kuko iyi ngiyi bisaba ko ujya gukora isabune agomba nibuze kwiproteja, akambara maske, amaga ku maboko kugira ngo itaza kugwa ku ruhu, kuko iyo iguye ku ruhu ishobora kurwangiza. Mu by'ukuri ibi bintu tugomba kujya tubikora twitonze kandi harimo attention nyinshi cyane.
step ya gatatu rero nk'uko narababwiye ni iriya step ya mbere n'iya kabiri tuvangira hamwe noneho kugira ngo bigende neza. Soda ash nayo ni imwe muri produit chimique ituma tubona urufura cyangwa se isabune leta. Mugomba kujya mukora ibintu munazi n'ibisobanuro byabyo. Hano nari navuze ku bijyanye na ungaro n'umunyu n'amazi. Mu by'ukuri umunyu dukoresha abenshi mukunda no kuwukoresha muri guteka hariya mu gikoni. Uyu munyu ni kitchen salt cyangwa se sodium chloride. Ungaro nayo ni imwe muri produit chimique ituma isabune, mbega niho dukura indoro y'isabune muri ungaro. Sulfonic acid nayo ni mbi kuko ntabwo ari nziza. Iyi ngiyi yica amabacteria n'amajyamuzi aba ari muri wire ya sabune, kandi ikindi iyi ngiyi inetraliza ubukana bwa bwiriya base navugaga haruguru, iriya caustic soda. Akenshi rero ibi bintu birakenerwa kandi biranuzuzanya. Parufe murayizi itanga impumuro, kara itanga ibara. Mu by'ukuri isabune idafite kara nta forume bifite. Isabune idafite impumuro mu by'ukuri ishobora guteza ibibazo ku bantu bamwe bakunda kugira ibibazo. Ni byiza ko dushyiramo ka perfume. Ushobora gukoresha lemon, ushobora gukoresha strawberry, ushobora gukoresha, hari amoko menshi ya parufe ahangaha tuba tuyafite. Foaming booster rero nayo itanga urufura. Formalin nayo iza mu nyumba idufasha kwica amabacteria cyangwa se na za microbe ziba ziri mu iriya sabune, kugira ngo isabune yacu tuzayikoreshe turi safe, twumva ko nta kibazo gihari. Mu by'ukuri rero ni ubusobanuro nendaga kubaha kugira ngo niba mugiye gukora isabune muyikore neza wumva nta kibazo gihari, kandi birafasha cyane. Muntu rero unkurikirana, akenshi iyo ndangiza kwigisha ngusaba ko wakora subscribe. Ni uko umuntu abivuga mukagira ngo ni iki kindi aba basabye, ariko iyi ni support ikomeye cyane. Simba ngusabye amafaranga, simba nyizindi, ariko nkuko nanjye mba nakugejejeho aya masomo, ntera inkunga ukora subscribe, urayikinga ibyo nakoze, usharinga, ugira comment, kugira ngo nibuze nanjye binyavantage ngo mbagezeho ibintu bikenewe. Aha rero wenda nabereka gatoya resulta y'isabune. Resulta y'isabune iyo umaze kuyikora neza nta kibazo gihari. Mu by'ukuri isabune iyo imaze gukorwa neza nta kibazo gihari. Isabune yacu rero yimaze gukorwa neza, wamaze kwitunganya byose birangiye, mu by'ukuri nta kindi umaze no kunkorera subscribe, ikiba gisigaye ni ukuyipakinga. Packing rero dukora ushobora kuyipakinga mu tuntu twabugenewe. Nkangaha murimo murabona aka gacupa, aka ni agacupa kajyamo hand wash. Ushobora kugapakingamo hano isabune yawe ukaba wayijyana ku isoko kandi ikagurwa nta kibazo gihari. Aha nk'uko mubibona ku rundi ruhande, ubu deje namaze kuyikora. Nk'uko mubibona iyi ni isabune nziza cyane yaturutse muri aya masomo maze kubaha. Murakabona ushobora gupakinga mu buryo butandukanye, ushobora gushyira mu macupa, ushobora gushyira mu tujerekani, ushobora gushyira no mu mabido manini. Noneho isabune yawe ukayigemura hehe? Ku isoko, kandi ikagurwa. Mbizeza ko isabune ifite ubuziranenge, wayikoze neza yagufasha cyane. Muntu rero ibi ngibi ugiye kubijyamo bwa mbere, njye ndi mwarimu Bobo, ndigisha, mfasha abantu kwikura mu bukene, twihangira imirimo. Wampamagara kuri nimero ya screen yanjye nk'uko nazibahaye hariya ngitangira. Noneho rero kugira ngo mbashe kugufasha, noneho wihugure kandi mu by'ukuri tuniteze imbere. Nimero yanjye rero abantu benshi cyane barayizi, hari abajya bampamagara bakaza tukiga. Nimero yanjye nk'uko muyibona kuri screen ni iyi ngiyi. Wampamagara ukangisha inama, nkaguha ubusobanuro, ukaza tukiga kandi tukiteza imbere. Ndumva rero narangiriza aha ngaha mbabwira ngo mukomere kandi
dukore amaboko mu mifuka. Imana ibarinde, ibampere umugisha. Bye bye, ciao ciao.